Haleluya, Yesu ashimwe. Shalom shalom. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo muri iki gitondo cyiza cy'umugisha Imana iduhaye tubanze dushime Imana ko yaturinze, dushime Imana ko yarinze abanyarwanda, dushime Imana ko yakurinze nawe dukurikiranye muri aka kanya, tuvuga ngo Mana wakoze kuturinda, ukaba duhaye undi mwanya, ukaba twongereye undi munsi wo kurama. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo muri aka kanya twongere tuganire ku ijambo ry'Imana nk'uko dusanzwe n'ubundi tubikora, tuganira ku ijambo ry'Imana. Hari icyo Imana iba yaduhaye, hari ijambo iba yaduhaye kugira ngo tubashe kubiganiraho, kandi nzi neza ko twese bidufasha kandi bitwubaka. Yesu dufashe kandi Yesu atugirire neza. Mbere na mbere ndagira ngo kugira ngo tubashe gusangira ubutumwa neza, ndagira ngo tubanze twiragize Imana, tubanze twishyire mu biganza by'Uwiteka Imana, ko tuzi neza ko byose bibaho, ariko byose bikabaho ari uko Uwiteka Imana ari we utuyoboye. Ntabwo twabaho, ntitwahumeka, ntitwavuga, ntitwabwiriza ubu butumwa tutayobowe n'Uwiteka Imana. Reka dufate akanya gatoya tubanze dusenga Imana, ubundi dutangire icyigisho cyacu. Turagushimiye Uwiteka Imana, turagushimiye ko twemereye muri aka kanya tukaba tuje imbere y'ubwoko bwawe. Turagushimiye ko tuvuze bigakunda, turagushimiye ko twarebye bikemera. Data, turagushimiye ko Uwiteka Imana nyinga wemeye ko tukuvuga izina ryawe. Turagushimiye ko wemeye ko tuzi imbere y'ubwiza bwawe. Ushimirwe kandi uhebwe icyubahiro. Muri aka kanya Data mwiza, tugiye kwiga ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Data mwiza, tuzi neza ko tubaho tuyobowe nawe, tuzi neza ko ibitubaho byose bibaho biri mu bushake bwawe. Niyo mpamvu muri aka kanya Uwiteka Imana Nyiringabo mweretse ubwoko bwawe bwose budukurikiranye muri aka kanya, kugira ngo bugirire neza. Data mwiza, ijambo ry'Imana tubuze kuganira, Uwiteka Imana Nyiringabo rize ryubaka imitima, rize risana imitima yahungabanye, rize Data Uwiteka Imana Nyiringabo ribagarura mu byizerwa, kuko Uwiteka Imana Nyiringabo uri Imana nziza kandi uri Imana itwitaho umunsi ku wundi. Bana natwe tugirire neza. Icyo ducyashye muri aka kanya ni imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Duhagarika gukora kwa Satani kose mu izina rya Yesu Kristo. Turasenya, turashwanyaguza imbaraga zikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo turinginga ngo ubuntu bwawe, imbaraga zawe, icyubahiro cyawe, igitinyiro cyawe aricyo gikayangana kuri twebwe muri aka kanya, gikayangane kuri njye, gikayangane ku bwoko bwawe, kandi byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom shalom. Nk'uko bisanzwe amazina ni Alexander Uwiringiyimana, nk'uko dusanzwe n'ubundi dufatanya mu ijambo ry'Imana. Mbere na mbere nk'uko nabivuze, ndashima Imana ko inyemereye kuba naza imbere y'ubwoko bwayo kugira ngo tubashe kuganira iri jambo ry'Imana. Ariko ndagira ngo mbere ko tuganira ku ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbanze babwire umutwe w'icyigisho cyacu. Muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Kristo. Bene Data, ndashaka kubabwira ngo ubundi mu busanzwe, mu buzima busanzwe, tugira imirimo itandukanye, tugira akazi gatandukanye ka buri munsi. Turakora kugira ngo tubone amafaranga, turakora kugira ngo tubeho. Hari imirimo myinshi itandukanye. Ushobora kuba uri umwarimu, ushobora kuba uri umuhinzi, ushobora kuba uri umucuruzi, ushobora kuba ukora business runaka itandukanye. Iyo ni imirimo itandukanye dukora umunsi ku wundi. Ariko muri iyo mirimo yose, icyo tugiye kuganira muri aka kanya ni imirimo igomba kuranga ikwiriye imibereho ya Gikristo. Ese umukristo yitwara ate? Ese umukristo agomba kugenza ate? Ese umukristo mu buzima bwa buri munsi agomba kwitwara gute? Yesu adufashe kandi atugirire neza. Ijambo ry'Imana ryo muri iki gitondo rirashaka kudukangurira iki? Riraza kutubwira uburyo umukristo agombye kwitwara mu buzima bwa buri munsi, kuko tuzi neza ko buriya ubuzima
duhuramo na byinshi bitandukanye, ariko ibyo byinshi duhuramo nabyo bitandukanye hari uko umukristo aba agomba kubyitwaramo. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Ni ukuri ndabinginga kugira ngo ntimujye kure, ndabinginga kugira ngo imitima yanyu muyizane hano, muyizane imbere y'Imana kugira ngo tubashe kuganira iki cyigisho neza kandi tubashe kubyinjiramo neza, tubyinjiranemo neza. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Ndagira ngo muri aka kanya tubanze kuko tuzi neza ko ibyo tuvuga byose, ibyo twizeye byose, ibyo twiringiye byose nta handi tubikura tubikesha ibyanditswe byera. Ndagira ngo muri aka kanya rero dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turasanga mu rwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abaroma. Turasoma umutwe wa 12 kuva ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 2. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Reka dusome mu izina ya Yesu Kristo. Haravuga ngo, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo nimutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ngo kandi ntimukishushanye nk'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Ndagira ngo mumfashe twongere dusubiremo mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo nawe dukurikiranye muri aka kanya ubashe kumva neza, ubashe gushungura, ubashe kuyungurura, wumva icyo Mwuka Wera, wumva icyo Uwiteka Imana akubwira muri uyu mwanya, wumva icyo Uwiteka Imana agukangurira muri aka kanya. Ijambo ryavuze ngo, umutwe wayo uravuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Ni ijambo dusanga mu gitabo mu butumwa bwiza Pawulo intumwa yandikiye Abaroma, ibice 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'ubuntu bw'Imana ngo nimutange imibiri yanyu ibitambo bizima bishimwa n'Uwiteka. Ngo kandi ntimukishushanye nk'ab'iki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose mugire imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana yacu ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Hari ijambo ryatubwiye ngo bene data ndabinginga kubw'ubuntu kubw'imbabazi z'Imana ngo nimutange imibiri yanyu ibitambo byiza kandi bishimwa n'Imana. Bene data, iri jambo rirakomeye. Ese muri aka kanya wakwibaza ngo, ese imibiri yacu tuyitangaho ibitambo bizima, cyangwa imibiri yacu tuyishora mu bidakwiriye, cyangwa usanga imibiri yacu tuyishora mu bidafite umumaro? Usanga muri iki gihe, reka mvugire ijambo, munyemerere mvugire ijambo gatoya. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Usanga muri iki gihe cyane cyane usanga urubyiruko rufite ibibazo bikomeye. Urubyiruko rurimo ruraducika, urubyiruko rurimo ruratunya mu myanya y'intoki tubibona, kuko usanga kenshi imibiri y'urubyiruko muri iki gihe ntabwo bayikoresha nk'ibitambo bizima bishimwa kandi bitunganiye Uwiteka Imana. Hano ijambo riratubwira ngo imibiri yacu ngo tuyitange ibitambo bizima. Ese ushobora kubaza ngo ibyo bitambo bizima ni ibihe? Ni ukuvuga ngo ubundi umubiri wacu, Yesu adufashe kandi atugirire neza. Ubundi umubiri wacu ugizwe n'ibice byinshi bitandukanye. Hari umutwe, hari amaso, hari amazuru, hari umunwa, hari amaboko, hari amaguru. Ibi byose ni ibice bigize umubiri wacu tugendana umunsi ku wundi. Ariko Uwiteka Imana adukangurira ngo ibyo bice byose dufite tubikoreshe nk'ibitambo bizima kandi byera bishimwa n'Uwiteka Imana. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Usanga muri iki gihe ibintu bikomeye. Usanga muri iki gihe kugira ngo abantu baze mu nzu y'Imana, aho kugira ngo basome ijambo ry'Imana, aho kugira ngo baririmbire Imana, aho usanga bari mu bidafite umumaro. Usanga bamwe bari mu busambanyi, usanga abandi bari mu bujura, usanga abandi amaboko aho kugira ngo bayakoreshe basoma ijambo ry'Imana barimo barayakoresha biba. Usanga umubiri aho kugira ngo bawukoreshe babyinira Imana barimo bawukoresha bikinisha. Ibyo byose ni ibyangwa n'Uwiteka Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo imibiri yacu tuyitangeho ibitambo bizima
bizima byera kandi bishimwa n'Uwiteka Imana. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Icyaba mukabyumva nk'uko ndimo kubyumva, icyaba mukabikurura nk'uko mbyumva. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Oh haleluya, oh haleluya, Yesu ashimwe. Hano kandi ijambo ririmo kutubwira ngo ntimukishushanye nk'ab'iki gihe. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Bijya bimbabaza cyane nkumva nanarira, bijya bimbabaza cyane gusanga abakozi b'Imana cyangwa gusanga umuntu w'Imana, ni umuririmbyi, ni umunyamasengesho, akorera Imana mu buryo bugaragarira amaso, ariko wajya kureba muri kamere zihishe hirya ugasanga ni umusambanyi, ugasanga riba, ugasanga ni indyarya, ugasanga ni umubeshyi. Ibyo byose bibaza Uwiteka Imana. Hano ijambo ratuvuga ngo ntimukishushanye nk'ab'iki gihe, ngo muhinduke rwose kandi ngo mugire imitima mishya, ngo kuko Uwiteka Imana aradusaba ngo dutange imibiri yacu ibi bitambo bizima kandi bishimwa n'Uwiteka, kuko ntabwo wabasha gutanga umubiri wawe nk'igitambo wishushanya. Oya, tuve muri ibyo, dukurikire Uwiteka Imana, tubashe kumukorera tweruye, tubashe kumukorera n'imbaraga zose, tubashe kumukorera n'umubiri wose, tubashe kubijyamo neza. Oya, ntabyo kwishushanya. Oya, oya, oya. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Ijambo rirongera ritubwira ngo ntimukishushanye nk'ab'iki gihe, ngo kandi muhinduke rwose mugire imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana yacu ishaka, aribyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Icyo Imana idushakaho nta kindi. Icyo Imana idushakaho ni ukugira umutima umenetse, ni ukugira umutima utarimo uburyarya, ni ukugira umutima utarimo ishyari, ni ukugira umutima utarimo amatiriganya, ni ukugira umutima utarimo inzangano. Hoya, Imana iradukeneye muri aka kanya kugira ngo tugire umutima umenetse, umutima umeneze neza, umutima urimo urukundo, umutima urimo gufashanya, umutima urimo gufasha bagenzi bacu, umutima urimo gutanga, gufasha, gusengera abarwayi. Nicyo Imana dushaka muri aka kanya. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Icyama nawe ukabyumva nk'uko ndimo kubyumva, icyama nawe ukabikurura nk'uko ndimo kubikurura. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Hari ibintu byinshi bitangaje muri iki gihe. Usanga igihe kinini abantu tukimara ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga uvuye mu gitondo ugeze nimugoroba urimo kureba ibintu nabyo yego hari abo bifitiye umumaro, ariko ugasanga uri kureba ibintu bidafatika, ugasanga urimo kureba ibintu bitashobora kuba byaguhuza n'ubwiza bw'Imana. Oya, icyo Imana idukangurira muri aka kanya, Imana iradusaba ngo imibiri yacu, amaso Imana yaguhaye, uyakoreshe nk'igitambo cyiza gishimwa n'Uwiteka Imana. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Umutwe Imana yaguhaye, oh haleluya, oh haleluya. Yesu adufashe, Yesu atugirire neza, Yesu aturengere. Umutwe Imana yaguhaye uwukoreshe nk'igitambo kizima cyiza gishimwa n'Uwiteka Imana. Amaboko Uwiteka Imana yaguhaye, ijambo ry'Imana riratubwira muri aka kanya ngo uyakoreshe nk'igitambo kizima cyera kandi gishimwa n'Uwiteka Imana. Nta kundi ayo maboko uzayakoresha bene data, nta kundi ni ukugenda ugahe umubyizi umukene, ni ukugenda ukayafata ukagenda ugahingira utishoboye, ni ukuyafata ukagenda ugatwaza inkwi utishoboye, ni ukuyafata ukagenda ukavomera utishoboye, ni ukuyafata ugafasha imfubyi, abapfakazi n'abandi badafite kivurira. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Ntabwo amaboko Uwiteka Imana yaduhaye yo kugenda ngo wirirwe wiba. Hoya, ntabwo amaboko Uwiteka Imana yaduhaye yo kugira ngo ugende wirirwe gukora ibintu byangwa n'Uwiteka Imana. Hoya, Uwiteka Imana yaduhaye amaboko kugira ngo abashe kuba ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Uwiteka Imana. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Kandi ijambo ryatubwiye ngo ntitukishushanye nk'ab'iki gihe. Oh, Yesu adufashe kandi atugirire neza. Iyo bavuze ab'iki gihe ngira ngo murabyumva neza. Usanga muri iki gihe umuntu ntagitinya kuba ari umusambanyi ngo ajye ku ruhimbi ajye imbere abwiriza ijambo ry'Imana. Usanga umuntu
ari umujura ntatinye kuba yajya muri korari ngo aririmbe. Usanga umuntu ari umutukanyi, usanga agira ubujajwa, agira amagambo, ntatinye kuba yajya mu nzu y'Imana ngo aririmbe Uwiteka Imana. Ariko ngo ijambo ryavuze ngo ntimukishushanye, ngo ntimukishushanye nk'ab'iki gihe. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Icyama mukabyumva, ntitukishushanye nk'ab'iki gihe, ahubwo duhinduke rwose, tugire imitima mishya kugira ngo tumenye neza. Yesu adufashe kandi atugirire neza, kugira tumenye neza iby'Imana yacu ishaka kandi kari byo ishima, kugira ngo tubashe guhinduka, duhindukire Uwiteka Imana. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Ndashaka kubagezaho agatekerezo kamwe. Ni ukuvuga ngo rimwe higeze kubaho umukristo umwe wishushanyaga. Icyo yakoraga nta kindi, we mu gihe murabona ko hari igihe turi mu rusengero, turi mu materaniro, hari igihe kigera umuntu akagira igihe cyo gutanga icya 10 n'amaturo, ariko we kubera ko kwishushanya ko kugira ngo amaso y'abantu amubone ko atunganye imbere y'Imana, bene data we yaragendaga akava inyuma y'inyonga akagenda akajya imbere, yagerayo agafata agakura mu mufuka nta kintu afite agashyiramo ubusa. Can you imagine? Tekereza nawe wibaze, ese urumva bikwiriye? Iyo ni imibare ikwiriye umukristo muri iki gihe, kugenda ugatura Imana ubusa? Oya, ibyo ntabwo byemewe. Ntimukishushanye nk'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke, mugire imitima mishya kugira ngo mumenye neza icyo Imana yacu ishaka, kandi cyo cyiza. Ishaka ibyiza, ishaka ibitunganye, ishaka ibirimo gahunda, ntabwo ishaka ibirimo uburyarya. Oya, Yesu adufashe kandi atugirire neza. Icyama mukamo kubyumva nk'uko ndimo kubyumva, icyama mukamo murabikura nk'uko mbikurura. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Yesu adushigikire, Yesu aturengere. Oh haleluya, oh haleluya. Imana idufashe kandi tugirire neza. Uru rwandiko Pawulo intumwa ajya kwandikira Abaroma, nuko yari yaritegereza, arareba, abona muri icyo gihe imibereho ya gikristo irimo kugenda isubira inyuma. Nko muri iki gihe usanga ubundi mbere wasangaga byabaga bizira kuba wakwinjira mu nzu y'Uwiteka wakoze icyaha. Urabanzaga ukihana, ukatura, ukavuga ibyawe byose, ukaryama hasi, ukarira, ukavuga ati Mana mbabarira, nacumuye, nakosheje, oh data, sinagaragaye neza imbere yawe, ukabona kwinjira mu nzu y'Imana. Ariko ubu byarahindutse, usanga umuntu n'umusambanyi arinjira mu nzu y'Imana nk'uwinjira mu nzu yiwe. Usanga umuntu aratukana, n'umubeshyi, n'indyarya, arinjira mu nzu y'Imana nk'uwinjira mu nzu yiwe. Ugasanga umuntu yirirwa yikinisha, ugasanga umuntu yirirwa areba pornography, ugasanga umuntu arakora ibyaha uko yiboneye, ugasanga arinjira mu nzu y'Imana nk'uko ashaka, atabanjije gupfukama ngo yihane, atabanjije gusaba Imana imbabazi bimubabarire, abashe kwegera hera atunganya ameze neza. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Yesu aturengere, kuko ibyo bihe ntabwo ari byo. Ibyo ntabwo ari ibihe byiza bikwiriye umukristo nyawo. Umukristo nyawo akwiriye kuba ari wa wundi uvuga buri gitondo akavuga ati Mana mbabarira, buri saa akavuga ati Mana mbabarira, buri kanya akavuga ati Mana mbabarira, dore nakosheje, dore navuze, dore natukanye, dore narebye ibitandeba, dore nagize ishyari, dore nasambanye. Uwo ni umukristo Imana yemera. Uhora wumva ko yakosheje, uhora yihana, uhora yicisha bugufi, akumva ko agomba kugera imbere y'Uwiteka Imana ameze neza kandi yemye, akumva ko agomba kugera imbere y'Uwiteka Imana ntacyo umutima umushinja. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Ni ukuri mumfashe bene data, bakristo bavandimwe, mumfashe twongere tugire imibereho myiza kuri mukristo nyawe. Twongere tuhindukire, twongere dusubize amaso inyuma, twere kwitwaza viziyo ni nziza rwose, kuko ituma dutera imbere. Ariko hari abantu bafata viziyo nk'uko itari, kuko ntabwo viziyo yatuma
utagira imibereho myiza ibereye mu Kristo nyawe, kuko n'Imana nayo yemera viziyo, ikunda abantu bagendana n'igihe kugira ngo ubashe kuba wakora ibishimwa n'Uwiteka Imana. Nukuba ugomba kugendana na viziyo, ukaba ukurikiza gahunda za leta, ukaba witabira umuganda, ukaba byose uri kurutangira mituweli ku gihe. Ibyo byose Uwiteka Imana arabishima. Iyo niyo viziyo ya nyayo, kandi nzi neza ko wagendanye neza n'Uwiteka Imana, na viziyo nayo ugendana nayo kandi ukayigendamo neza utabashije kugira ibyo wangiza. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Icyama muri aka kanya ukaba urimo kumva icyo Imana iguhamagarira, icyama muri aka kanya ukaba wumva icyo Imana igushakaho. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Nta kindi Uwiteka Imana ushaka muri aka kanya. Icyo Uwiteka Imana gushaka muri aka kanya ni ukugira no kutishushanya nk'ab'iki gihe, ugahinduka rwose, ukagira umutima mushya, kuko ari byo bikwiriye umukristo nyawe. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Ikindi kandi ukarangwa n'imirimo myiza. Imirimo myiza ntabwo ari ukuvuga ngo buri gitondo ngo urajya muri nibature. Imirimo myiza ntabwo ari ukuvuga ngo buri cyumweru ngo urafata Bibiliya ngo ujye ku rusengero. Imirimo myiza ni ufasha abakene, abatishoboye, ugasura abarwayi, imfubyi n'abandi badafite kivurira. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Icyama ukabyumva, icyama ukabikurura. Yesu adushigikire kandi Yesu adukomeze, nubwo rwose bigoranye, ariko tuzi neza ko urugendo turimo ntabwo rworoshye. Bisaba kwiyuhakuya, bisaba gukora, bisaba kwigomwa byinshi kugira ngo ubashe kuba wagendana n'Uwiteka Imana. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Mwene data, ese muri aka kanya navuga ni uhagaze he? Ese umaze kwisuzuma, umaze kumva icyo Uwiteka Imana guhamagarira muri aka kanya? Ese urumva umutima wawe gucira uruhe rubanza? Ese urumva muri wowe uhari uhagaze he? Ndakwifuriza guhindukira, ndakwifuriza guhinduka. Va mu byo wari urimo, va mu bubata bw'ibyaha wari urimo, va mu busambanyi wari urimo, va mu bujura wari urimo, va mu irari wari urimo, va mu bujajwa wari urimo, va mu bidafite umumaro wari urimo. Ahubwo Uwiteka Imana aragushaka, aragukeneye imbere ye, aragukeneye ngo umukorere, aragukeneye ngo akugirire, aragukeneye ngo akugirire neza, aragukeneye ngo umuririmbire, aragukeneye ngo umubyinire. Icyo ni cyo Uwiteka Imana gushakaho, kandi aragukangurira muri iki gitondo ngo, aragukangurira muri aka kanya ngo, aragukangurira muri uyu munota ngo wikwishushanya nk'iki gihe. Hindukira, haleluya, hindukira, haleluya, hindukira. Va mu byo wari urimo, hindukira, uhinduke rwose, ugire umutima mishya kandi ugire imibereho myiza ibereye mu Kristo nyawe. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Shalom, shalom. Yesu adushyigikire. Ese muri aka kanya urumva udakwiriye guhindukira ukagarukira Uwiteka Imana? Ese urumva muri aka kanya, muri ibi bihe turimo, muri iyi minsi turimo tugezemo, ese ubanye ute n'Uwiteka Imana? Ese uko abantu bakwishimira ni nako Uwiteka Imana kwishimira? Ese uko abantu bakubona ni nako Uwiteka Imana kubona? Yesu adufashe kandi atugirire neza. Umuhanga umwe yaravuze ngo aho kunezeza amaso y'abantu, uzishimire kunezeza amaso y'Uwiteka Imana, kuko Uwiteka Imana areba hose, kandi n'ahahishwe hose, n'ahahishwe amaso y'abantu we arahabona. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Yesu adushyigikire, kandi nzi neza ko Uwiteka Imana azatugirira neza nitubasha gukora ibyo Uwiteka Imana yifuza. Ndagushimiye wowe wabanye natwe muri aka kanya. Ndagushimiye kuba wemeye ukabana natwe muri ijambo ry'Imana, kandi nzi neza ko Uwiteka Imana azakugirira neza, nubwo bwose uri mu ntambara zikomeye, nubwo bwose uri mu bibazo bikomeye, nubwo bwose ubukene bumeze nabi, nubwo bwose barimo kugusohora mu nzu, nubwo bwose wabuze icyo urya, nubwo bwose mu kazi barimo barashaka kwirukana, nubwo bwose wabuze akazi uri umushomeri, ariko nzi ko Uwiteka Imana yiteguye kukugirira neza. Icyo usabwa nta kindi ni ukugira umutima umenetse, ukiyegura Uwiteka Imana, ukamubitsa byinshi, akaba umujyanama wawe, akaba papa, akaba mama, akaba umuvandimwe wawe. Nzi neza ko Uwiteka Imana iyo wamwegereye nawe atera intambwe igihumbi agusanga, arakwegera, kandi niwe dufite nk'umubyeyi kuko azi ibibazo byacu byose.
Yesu adufashe kandi atugirire neza. Ikindi ndagira ngo dufatanye dusenga Uwiteka Imana dusaba kugira ngo dutize imbaraga tubashe kuva mu byo turimo, ahubwo duhindukire Uwiteka Imana abashe kutugirira neza. Data mwiza, turagushimiye, turaguhimbaje, dushimiye kugira neza kwawe, dushimiye imbabazi zawe, dushimiye ubuntu bwawe, dushimiye kutwitaho, tugushimiye kutwitaho umunsi ku wundi, kubana gupfukamirwa n'ibyo Nyiringabo Imana. Nsengeye bene data muri aka kanya, Data mwiza, bemeye guca bugufi bakumva ijambo ryawe, kandi nanjye ndagushimira Uwiteka Imana Nyiringabo ko wemeye nkaba igikoresho cyawe. Data mwiza, ushimirwe kandi uherwe icyubahiro. Uwiteka Imana Nyiringabo, ijambo ryatubwiye ngo dutwere kwishushanya nk'ab'iki gihe, ahubwo duhinduke rwose, tugire imitima myiza mishya kandi ibereye imibiri ya Gikristo yo muri iyi minsi. Nsengeye bene data bose, nsengeye ubwoko bwawe, nsengeye igihugu cy'u Rwanda, nsengeye abankurikiye bose bari ku isi yose, kugira ngo bagirire neza kandi bahe guhindukira, bagire imitima mishya, bere kwishushanya nk'ab'iki gihe, ahubwo bahinduke rwose, bajye mu neza, babikore babikunze, bakore umurimo w'Imana nta cyashya kibariho, bakore umurimo w'Imana nta gatotsi kabariho. Shimirwa, habwa icyubahiro, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe, turabashimiye. Yesu abane namwe, naho ubutaha tuganira ku ijambo ry'Imana, kandi nzi neza ko Uwiteka Imana azatugirira neza. Yesu abarinde, mube mu kuboko kw'Imana, kandi mukomeze mwirinda rwose, mwubahiriza gahunda za leta, gahunda za guverinoma y'u Rwanda idushishikariza umunsi ku wundi kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, twambara agapfukamunwa neza kandi dukaraba n'amazi n'isabune. Ikindi, tugabanya ingendo zidakwiriye kandi dusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kugira tubashe guhashya iki cyorezo cya coronavirus itugejeje kure, imeze nabi, nk'icyorezo gihangayikishije isi, by'umwihariko n'u Rwanda. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Shalom shalom.